muraho mwese turabashuhuje mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Twongeye rero gushima Imana itwemereye gukora iyi video ya gatatu muri gahunda yo kugira ngo tubanze tubimenye iby'ibanze kuri Bibiliya, hanyuma tuzabone kugenda dusubiza ibibazo abantu benshi bibaza, tugende dushyira ukuri ahagaragara, tugende dufatanya gukura abantu b'Imana mu rujijo nk'uko twabibahaye muri gahunda yabanje. Uyu munsi rero twahinduye mu rwego rwo kugira ngo dusubize ibyifuzo bya bamwe, kandi tugamije no kugira ngo tugere ku bantu benshi baba ari abumva Icyongereza cyangwa Ikinyarwanda, ndetse yewe no kugenda tugabanya amakosa yakorwa mu gihe tugerageza guhindura indimi z'amahanga mu Kinyarwanda. Twifuje ko rero turajya dutegura noneho inyigisho zacu mu Cyongereza, ariko tukagenda tuzisobanura mu Kinyarwanda. Imana ibahe umugisha rero, mukore subscribe, mukore share, kandi muduhe comment zanyu. Imana ibahe umugisha. Muri video yabanje twatashye turi kwibaza ngo ese Imana iravuga? Ese Imana iravuga? Ibi bizadufasha kugenda tumenya uko twitwara mu bibazo abantu bahora nabyo. Bamwe bavuga ngo bambwiye, uriya yambwiye, tugategereza bikabura. Tugiye kubanza turebe ngo ese Imana iravuga? Reka turebe uburyo Imana ivugamo kugira ngo tuzabashe nyine gukemura ibibazo bimwe bijyanye n'imyumvire. Twabonye ko hari uburyo butandatu Imana ivugamo. Uburyo bwa mbere, Imana igenda ivugisha abantu biciye mu bamarayika, turaza kubibona. Uburyo bwa kabiri ni uburyo Imana ivugisha abantu biciye mu nzozi ndetse no mu iyerekwa. Uburyo bwa gatatu ni uburyo Imana ivugisha abantu bivuye cyangwa se binyuze umutimanama, mu bwenge bw'umuntu. Turaza kureba icyo bishatse kuvuga. Uburyo bwa kane nateguye ni uburyo Imana ishobora kuvugisha abantu biciye mu bitangaza abantu babona. Turaza kugenda tubona amasomo arushaho kubidusobanurira. Uburyo bwa gatanu ni uburyo Imana ivuga ikoresheje abantu yahumekeyemo umwuka wayo kugira ngo bamenye iby'ejo hazaza, kandi bageze abantu ubutumwa bwiza bw'Imana. Uburyo bwa gatanu ni uburyo Imana ivugana n'abantu bayo biciye mu byanditswe. Ibi rero nibyo tugiye kureba mu buryo burambuye, bashishikariza kurikirana, bashishikariza gukora subscribe, bashishikariza gusangiza abandi ubumenyi bushya tugiye gutangira kujya tubona, kandi no kutubwira uko mubyumva n'ibibazo mufite kugira ngo abe ariyo duheraho. Dukomeje rero, ikibazo cyacu kiragaruka kibaza ngo ese koko Imana iravuga? Tugiye kureba rero mu byiciri nyine nk'uko twabivuze, mu byiciri tureba mu byiciri bitandatu nk'uko muri kwibona hano kuri ekara zanyu. Reka turebe icyiciri cya mbere tudatinze. Imana yagiye ivugana n'abantu biciye mu bamarayika. Nakoresheje ijambo cyangwa inshinga y'impitagihe kugira ngo tubanze turebe uko byagiye bigenda mu bihe byashize, bizadufashe gukuraho urujijo mu gihe tuzaba turi kureba ngo noneho muri iki gihe bigenda bite. Nimubona rero nakoresheje iri jambo ry'impitagihe, ntibibatere confusion. Ijambo angel ubundi ni ijambo rituruka ku Kigereki. Ngira ngo mbibutse ko twabibonye isezerano rya kera muri Bibiliya ryatangiye ryandikwa mu Giheburayo, noneho isezerano rishya ryanditswe bwa mbere mu Kigiriki, ndetse hari n'uduce twagiye twandikwa mu Cyarameya ngo twabivuze. Niyo mpamvu rero muzumva mu gihe ijambo Giheburayo, ijambo Ikigiriki
tuzagenda turigarukaho cyane kugira ngo utange ubusobanuro bw'amagambo. Ijambo rero ry'ikigereki angel rikomokaho ni angelos. Angelos bivuga umuntu ujyana ubutumwa, umuntu ujyana ubutumwa, messenger. Abamarayika rero bakaba bari intumwa z'Imana ku bantu, kandi bakaba barakoraga nyine kugira ngo bageze ubutumwa ku bantu, icyo Imana ishatse kubwira abantu ikibagezeho. Hano twatanze urugero, turagenda dusoma ingero, dusomye intangiriro igice cya 18 ndetse tugasoma igice cya 19, cya 22, tugasoma no kuva igice cya 3, tugenda tubona ukuntu Imana yagiye ikoresha abamarayika kugira ngo igeze ubutumwa bwayo ku bantu. Reka dusome intangiriro igice cya 18. Imana yongera gusezeranya yuko Sara azabyara umuhungu. Uwiteka abonekera Aburahamu kuri bya biti byitwa imyeroni bya Mamure. Yari yicaye mu muryango w'ihema rye ku manywa y'ihangu, yubura amaso abona abagabo 3 bahagaze imbere ye. Ababonye ava mu muryango w'ihema, arirukanka arabasanganira, yikubita hasi aravuga ati, databuja, niba nkugiriyeho umugisha, ndakwinginze we kunyura ku mugaragu wawe, ahubwo bazane utuzuba bw'ibirenge muruhukire munsi y'igiti, kandi nanjye mbazanire utwo kurya, mwice isari, mubone kugenda ubwo muje ku mugaragu wanyu. Baramusubiza bati, ubigenze uko bivuze. Amina. Aha nubwo ndasomye igice cyose, ariko aba ni abamarayika bari baje kubwira Aburahamu n'umugore we Sara ko bazabyara umwana w'umuhungu. Dasubiye mu mateka y'Aburahamu na Sara, muzi ko bari bageze igihe cya bukuru ariko batarabashije kubona umwana. Nuko Imana rero ikenera kubaganiriza, ibatumaho abamarayika. Icya kabiri twabona kuri iyi slide nuko abamarayika ubutumwa bavugaga ntabwo bwari ubwabo. Nibyo nanditse hano, ntabwo bwari ubwabo, ahubwo batangaga ubutumwa buvuye ku Mana. Reka dusome mu Byahishuwe igice cya 1 umurongo wa 1, twumve uko avuga. Ibyahishuwe na Yesu Kristo, iby'Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kuzabaho vuba, agatuma marayika we nawe akabimenyesha imbata ye Yohana. Amina. Aha bishatse kuvuga ko uyu marayika yagiye gusura Yohana ku kirwa cy'i Patmos, amwereka ibyo Imana yari yamutumye kugira ngo Yohana nawe abigeze ku bandi. Bishatse kuvuga ko ni ingero tugenda tubona uburyo Imana yagiye ivugana n'abantu ikoresheje abamarayika. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni ugaragaza ko abamarayika atari bo babaga batekereje ubutumwa ngo babujyane, ahubwo zabaga ari intumwa z'Imana. Dusomye ku gice cya 22, mureke duhasome naho 22, dusome duhere ku murongo wa 8. Ngewe Yohana numvise ibyo kandi ndabireba, maze kubyumva no kubireba nikubita hasi imbere y'ibirenge bya marayika wabinyeretse kugira ngo muramye. Ariko arambwira ati, reka, ndi imbata mugenzi wawe kandi ndi mugenzi wa bene so b'abahanuzi, n'uwabitondera amagambo y'iki gitabo Imana aba ariyo uramya. Hano Yohana yamaze kwerekwa ibintu na marayika, amaze kubyumva. Ibyo nabyo tuzabyiga mu gitabo cy'Ibyahishuwe nitukigeraho. Nuko arangije ashaka kuramya, ahari yari yibeshye ko ari Yesu,
cyangwa se ari Imana yamusuye, ariko yari umumarayika. Marayika aramubwira ati hoya have, kuko nanjye ndi imbata mugenzi wawe kimwe n'abandi bose bubaha Imana. Ibi rero bigaragaza ko abamarayika babaga batumwe, kandi bikagaragaza ko ubutumwa babaga bazanye bwabaga buvuye ku Mana. Amina. Reka rero dukomeze tumaze kubona ukuntu Imana yavuganye n'abacu biciye mu bamarayika. Ingingo ya kabiri igaragaza ko Imana ivugana n'abantu, cyangwa se yavuganye n'abantu, reka nkomeze mbivuge mu mitagihe, biciye mu nzozi ndetse n'iyerekwa. Amen. Imana ivugana n'abantu biciye mu nzozi ndetse n'amayerekwa. Hano nanditse ngo Imana yajya ivugana n'abantu muri ubu buryo, igakoresha ubu buryo bw'inzozi ndetse n'amayerekwa kugira ngo ivugane n'abantu. Reka rero twihute dusome Daniyeli igice cya kabiri. Daniyeli igice cya kabiri, twumve ibijyanye n'inzozi. Daniyeli igice cya kabiri. Daniyeli igice cya kabiri. Umwami arota inzozi, abapfumu bananirwa kuzisobanura. Mu mwaka wa kabiri umwami Nebukadinezari ari ku ngoma yarose inzozi, nuko ahagarikwa umutima, ntiyarushya agoheka. Umwami aherako ategeka ko bahamagara abakonikoni n'abapfumu n'abashitsi n'abakarudaya ngo baze kubwira umwami ibyo yarose. Nuko baza bitabye umwami. Umwami arababwira ati narose inzozi, umutima wanjye uhagarikwa no gushaka kuzimenya. Nuko abakarudaya baherako babwira umwami mu rurimi rw'urunyarameya bati nyagasani uhoraho iteka ryose, rotorera abagaragu bawe inzozi tubone uko tuzisobanura impamvu zazo. Tudasomye rero byinshi, hano umwami yarose inzozi, Imana ishaka kumwereka iby'ubwami bwe uko buzagenda. Nuko ariko agira n'ibyago arazibagirwa, ariko atumira abantu be ati nimuze munsobanurire inzozi. Aleluya. Abapfumu n'abakonikoni n'abakarudaya bananirwa kuzisobanura, ariko nusoma ukagenda mu mirongo y'epfo, umurongo wa 11 gukomeza, uzabona ko Imana byabaye ngombwa ko bashaka Daniyeli wakoreraga Imana nzima atari ibigirwamana, ari we wabashije kuzisobanura. Abwira umwami iby'Imana yashatse kumuganiriza biciye mu nzozi yarose. Nusoma rero muri Daniyeli igice cya 7, naho uzasanga Daniyeli arota inyamaswa. Daniyeli arota inyamaswa enye. Mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Beluteshazari umwami w'i Babuloni, Daniyeli yarose inzozi maze abona ibyo yeretswe ari ku buriri bwe. Aherako yandika ibyo yarose, arobanuramo ingingo zabyo zikomeye. Nuko Daniyeli aravuga ati mu byo neretswe iri joro nagiye kubona mbona inyamaswa enye, mbona imiyaga 4 yo mu ijuru ihubukira ku nyanja nini. Muri iyo nyanja havamo inyamaswa nini enye. Izo nyamaswa rero uko ari enye nazo tuzazireba nituza kwiga igitabo cya Daniyeli, ko nacyo tuzakigeraho. Ariko harimo intare, harimo idubu, harimo ingwe, ndetse inyamaswa ya 4 yari iteye ubwoba. Izo nyamaswa zose tuzazireba, ariko twashaka kwerekana nuko Imana ibonekera abantu bose biciye mu nzozi ndetse no mwiyerekwa. Twasoma rero ndetse no mu ntangiriro igice cya 41, ibyo byose tugenda tubibona. Nuko rero twavuga ko uburyo bw'inzozi ndetse n'uburyo bw'iyerekwa Imana yagiye bukoresha kenshi mu buryo bw'ubuhanuzi, kugira ngo iganire n'abantu bayo. Hanyuma abantu bayo nibamara kwerekwa, nibamara kubona inzozi,
bagiye guhanuza mu bahanuzi babasobanurira iby'inzozi Imana yaberetse icyo bishatse kuvuga, hanyuma abantu nabo babigendereho. Imana ihabwe icyubahiro. Ingingo ya gatatu, twihuta, reka tugerageze kwihuta kugira ngo ujye ashaka kubisoma neza no kubyumva nawe ashobora guhagarika video ye akareba ibyanditse agasoma Bibiliya kugira ngo arusheho kubyumva. Icya gatatu, Imana ivuga biciye mu bwenge iha abantu. Ubwenge Imana iha abantu, yaba umutimanama ndetse haba kumenya gutekereza no kugira uburyo busesuye bwo guhitamo icyo umuntu akwiye gukora. Iyo dusomye mu Baroma igice cya 2, reka naho tuhasome wenda twumve. Abaroma igice cya 2, dusome umurongo wa 14, mwumve ukuntu havuga. Abapagani badafite amategeko y'Imana, iyo bakoze iby'amategeko ku bwabo baba bihindukiye amategeko nubwo batayafite. Aha iyo umuntu atazi amategeko ariko ngo agakora iby'amategeko, we ubwo aba yihindukiye amategeko. Ni ukuvuga ngo hano Pawulo yashaka kubwira abantu ndetse no kubemeza ko Imana irema umuntu, yamushyizemo ubushobozi, yamushyizemo umutimanama wo kumenya inzira y'icyiza kugira ngo abe ari cyo akora. Reka tuzirikane ibingibi kuri iyi ngingo. Imana irema umuntu, yamushyizemo ubushobozi bwo kumenya, bushobora kumuyobora bukamugeza ku cyiza akaba ari cyo abasha gukora. Ibyo byabaye ryari rero? Kuva umuntu aremwe, Imana yamuhumekeye mu mwuka, imuhumekera mu mwuka w'ubwenge, imuhumekera mu mwuka wo gutekereza, imuhumekeramo n'umwuka wo umuha ubushobozi bwo guhitamo, freedom of choice, guhitamo, ugahitamo niba ari ikibi niba ari icyiza. Ibi bishatse kuvuga ngo umuntu wese ukora ikibi aba yamaze kumenya ko ari ikibi kandi agahitamo gukora ikibi. Ibi tuzagenda tubireba mu magambo ndetse no mu biganiro nzabategurira biri imbere. Reka twihute tugere umwanya wa 4. Kuri 4, Imana ivugana n'abantu biciye mu bitangaza. Bitangaza bikava mu ijuru, abantu bakamenya icyo Imana ivuganye nabo. Inshuro nyinshi rero, nanditse mu nshuro nyinshi Imana yagiye ivuga ijwi ryayo rivuye mu ijuru ndetse bikajyana n'ibitangaza. Hano twatanga urugero mu gihe Mose yari ku musozi wa Sinayi, yagiye yumva ijwi ry'Imana ndetse akabona ibitangaza. Dushobora kuvuga igihe Petero, Yakobo na Yohana bari ku musozi bari kumwe na Yesu, aho Yesu yahindurirwaga, umusozi bita Mountain of Transfiguration, dusanga muri Matayo igice cya 17. Aha bari gusenga, ijuru ryarakingutse ndetse Yesu ahabwa indi shusho nshya, ntabwo nirirwa mbisoma byose. Nuko ngo babona Mose na Eliya, kandi Imana iravuga ngo nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira, none rero nimumwumvire. Amen. Ikindi gihe Imana yagiye ivuga ako kanya bivuye mu ijuru ni igihe Yesu yabatizwaga, dusanga muri Matayo igice cya 3:17 ndetse n'ahandi. Yesu akimara kubatizwa ngo ijuru rirakinguka, umwuka wera aza afite ishusho y'inuma, nuko amuhagararaho, aravuga ati, ijwi riva mu ijuru rivuga ngo nguyu umwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Abari aho bose bahita bamenya ko koko Yesu ari umwana w'Imana. Bumvishe ijwi ry'Imana ubwayo ivuga, bumva babona n'igitangaza. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro.
mbibutse ko ugenda ukunda aya masomo tugiye kujya tubigisha kugira ngo tumenye uko dusubiza ibibazo abantu bibaza, ndetse bikabarindagiza mu buryo bw'imyemerere, turagira ngo ukore subscribe kandi nubishobora urangire mugenzi wawe iyi channel kugira ngo ubwo tugiye kujya dushyiraho ibiganiro ubashe kubibona, ariko utibagiye no gukanda inzogera kugira ngo uko tugishyizeho ujye tubona ubutumwa bukwereka ko twashyizeho ikiganiro. Reka rero turebe ingingo ya 5, uburyo Imana yagiye ivuga none ikoresheje inspired men. Imana yagendaga igahumekera umwuka wayo mu bantu ikabashyiramo ubutumwa kugira ngo babashe kubugeza ku bantu, ikabashyiramo ubutumwa. Iyo dusomye muri Bibiliya rero dusanga abo bantu ari abacamanza ndetse n'abahanuzi. Aba bantu nibo bakoreshwaga, Imana ikabahumekera umwuka wayo w'ubuntu, ukabaha kumenya ibiriho n'ibizaza. Noneho rero abantu bagatangira kugenda bigisha abantu, bagenda rero bavuga ibizaba. Bari bafite ubushobozi, musome hano, they had capacity kureba iby'imbere bizaza, bagendeye ku biriho, kugeza yewe barahanuye bageza ndetse no kuza kwa Yesu. Iyo usomye muri Luka igice cya 24 umurongo wa 25, reka tuhasome mwumve uko avuga. Igice cya 24 umurongo wa 25, mutagira ngo wenda hari abantu batabona uburyo bwo kuhasoma, reka ariko tubasomere mwumve uko havuga. 25 arababwira ati, mwa bapfu mwe, imitima yanyu itinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose. None se Kristo ntiyari akwiye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe? Atangirira kuri Mose no ku bahanuzi bose, abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we. Aha ni Yesu yiyereka abigishwa, ababwira rero ko ubuhanuzi atangira kuri Mose ageza ndetse no ku bahanuzi bose nuko bamuhanuye n'ibizamubaho. Yarongera arababwira ati, ibi mubona byagombaga kuba kugira ngo ibyavuzwe n'abahanuzi bisohore. Iyi ngingo rero nayo itugaragariza uburyo Imana yagiye ikoresha abacamanza n'abahanuzi kugira ngo bageze ubutumwa Imana yashaka kugeza ku bantu bayo bubagereho kandi bwuzuye. Iyo urebye rero mu gitabo mu Isezerano rya Kera ubona ko hari uruhurirane rw'abahanuzi. Tuzareba abahanuzi bose uko bangana, harimo abahanuzi twita bato n'abahanuzi bakuru. Ibyo bitabo byose tuzabizengurukamo, tugenda tubyiga, tumenye niki tukwiye kumenya muri iyi minsi ya none. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Reka tugere rero ku mwisho w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Imana yavuganye kandi ivugana n'abantu inyujije mu nzandiko, mu byanditswe byera. Muri video ishize nari nayibabwiye, ariko twongere twibutse ko Imana ubwayo niyo yatangije umurimo wo kwandika kugira ngo ibyo ivuga n'ibyo yavuganye n'abahanuzi bizabashe kugera ku bantu bo mu isi ya none. Twabonye ko Imana ariyo yatangije gahunda yo kwandika ubwo yandikaga amategeko 10 ku bisate by'amabuye ikabihereza Mose ku musozi Sinayi. Hari mu 1445 mbere ya Yesu Kristo. Ushobora kubisanga mu gitabo cy'Ukuva 31 umurongo wa 18. Nyuma yaho Mose yanditse ibitabo 5 twita ibitabo by'amategeko, ari nabyo bitabo bitangira isezerano rya kera. Hakurikiraho abahanuzi nabo bagenda bandika, kandi iyo dusomye tubona ko noneho ibyera cyangwa ibyanditswe byera byandikiwe kugira ngo tubashe kubyiga. Ari nayo mpamvu ngira ngo tuzafatanye muri iyi gahunda, twige ibyanditswe, dukureho urujijo,
ndi umuntu ndetse n'abo dufatanyije tuzababwiza ukuri ku magambo mudabasha gusobanukirwa tutabiciye inyuma, kuko nta yindi nyungu dufitemo uretse inyungu yo kugaragaza ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ibyanditswe byera rero bibereyeho gutwigisha, wenda namwe mwaza gusoma, mugasoma muri Timoteyo wa kabiri igice cya 3:15, mugasoma Abaroma no mu Bakorino. Aha hose hagenda hatubwira neza ukuntu ibyanditswe byera bibereyeho kutwigisha. Tukwiye rero kubyiga, tugashirika ubute, tukarambura Bibiliya, tukareba inyigisho nk'izi mu video nk'izi ndetse n'izizakurikiraho, kugira ngo natwe tugire background, tugire nibura iby'ibanze tumenya kuri Bibiliya, noneho nituzinjiramo tuzabashe gufatanya kugenda dusobanura bya bibazo bigenda bibakomereye. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Reka rero dukomeze kugira ngo nabatwara umwanya munini, mbabwire ko niba wanyuzwe n'izi nyigisho, nyabuneka kora subscribe kuri iyi channel yacu yitwa Ukuri Kutavugwa, kandi ubwire bagenzi bawe ibyo wamenye, ubasharinga iyi link, kandi nawe uganire natwe utubwire ngo ndabona ibi ari byiza cyangwa se bimeze gutya, twakosora ibi, cyangwa se murifuza ko twaganira kuri ibi mu biganiro bikurikiraho. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Murakoze rero, ntabwo twasoza tutababwiye aho dukura ibyo tuganira. Nkuko twabivuze ubushize, ibyo tuganira tubikura muri Bibiliya, ariko dukoresha Bibiliya yera yo mu 1993, tugasoma iki gitabo cyitwa Biblical Research Library cyo mu 2012, tugasoma Teachers Bible yo mu 2011. Ubwo rero bavandimwe, ndabashimiye cyane uko mwabasha gukurikirana iyi video. Uwiteka akomeze kubishimira, kandi ndabasaba kugira ngo ibyo twiga dukomeze tugire umwete wo kubikurikirana no gucukumbura, kugira ngo natwe ubwacu twimenyere ukuri. Mbibasabye rero, kandi nsaba Imana kugira ngo ukomeze kubana namwe mu izina rya Yesu. Amen. Bye bye. Imana ibahe umugisha.